Iki gitondo nejejwe no kuganira namwe kuri iyi insanganyamatsiko y'agaciro kuri twebwe, ifite umumaro kuri twebwe kugira ngo tubashe kubaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mu buzima ubundi umuntu wese yakabaye umwizerwa, ariko usanga hari abantu bitashishikaje cyangwa se bitareba kuba yaba umwizerwa, akaba nta kintu bivuze kuri we. Hakaba n'abandi bakunze kugirira abandi icyizere, bakaba n'abizerwa cyane. Gusa abenshi bakunze kugirira abandi icyizere bakunze kubibabariramo cyane, kandi aba bantu mu buzima busanzwe aba ari abantu beza. Tugiye kuganira rero ku bantu udakwiriye kwizera. Hari abantu udakwiriye kwizera mu buzima bwawe. Nimvuga ko hari abantu udakwiriye kwizera, ntabwo mvuze ko hari abantu udakwiriye kuvugisha, hari abantu ugomba kwanga. Oya, hari abantu udakwiriye guha icyizere cyawe, ariko mukabana mu bundi buzima busanzwe, kuko icyizere ni wo musingi w'umubano ushobora kugirana n'umuntu wese. Kugira ngo wumve icyanga cy'ubuzima, ni uko atari buri wese ukwiriye kwizera cyangwa se kugirira icyizere. Kugira ngo ubashe kumva icyanga cy'ubuzima neza, ni uko atari buri wese ukwiriye kwizera cyangwa se kugirira icyizere. Nujya guha umuntu icyizere, ujye ubanza ubitekerezeho kabiri, bizagufasha kudatenguha mu buzima. Iyo umuntu akweretse ko atari umwizerwa, ariko wowe ukamugumaho, birangira akubabarije umutima. Wabwirwa rero n'iki umuntu udakwiriye kwizerwa, cyangwa se umuntu udakwiriye kwizera buhumyi? Iki kizakubwira umuntu udakwiriye kwizera buhumyi. Gusa ntibivuze ko uwo muntu umwanga, umugendera kure, cyangwa se umujugunye. Ahubwo umenya uko umufata, ukamenya icyiciro umufatamo. Umuntu wa mbere rero udakwiriye guha icyizere ni umuntu ushimishwa n'ibyago byabaye ku bandi. Uyu muntu uzabona ushimishwa n'ibyago byabaye ku bandi, agashishikazwa no kunnyega, cyangwa se gushyira uwo muntu wagize ibibazo ku karubanda, ukabona biramushishikaje, rwose uwo muntu muveho, mumuretse gato, kuko iyo yabikoze abandi nawe niko bizaba nibiramuka bikubayeho. Nuramuka ugize ibyago, nawe niko azakumerera. Azakunnyega, ashishikazwe no gushyira hanze inkuru yawe. Ntabwo ari inshuti yo kwizerwa. Umuntu wa kabiri udakwiriye kwizera, guhereza icyizere, ni umuntu ugushimagiza cyane. Ahangaha uwo muntu aragushimagiza cyane, ntajya akubonaho ikosa, kandi mu buzima bw'umuntu nta muntu udakosa. Mbese nta kosa ujya ukora imbere ye, cyangwa se ugira imbere ye. Ahora agushima. Uwo muntu buriya aba afite icyo agushakaho, kuko buriya uko kugushima ntabwo biba ari ibya nyabyo, ahubwo aba ari umutego ashaka kugushyira imbere, kugira ngo ejo nagaruka icyo azabasha kugusaba azabashe kukigeraho,
kandi uwo mutego kuwikuramo byakugora ku muntu wagushimagije, uhora agushima, uhora akwereka ko uri mwiza, uhora akwereka ko uri umuntu udasanzwe, ibyo ukora byose ari byiza. Kandi ibi bintu abikora afite intego, kuko araza rimwe akagushima, akagushimagiza, ejo akagaruka bikaba uko, ubwa gatatu akaza noneho afite icyo yashakaga kugukuraho, serivisi runaka yashakaga kukubaza cyangwa se kukwaka. Icyo gihe aba yaraguteze umutego ukomeye kugira ngo ubutaha naza azabashe gukemurirwa icyo yagushakagaho. Reka dukomeze ku muntu wa gatatu. Umuntu wa gatatu udakwiriye kwizera ni umuntu utajya ugaragaza impuhwe muri we, ubona akarengane akabona ko ntacyo bimubwiye. Menya ko nawe nuba mu karengane ntacyo bizaba bivuze kuri we, nta mpuhwe azakugirira, ntacyo bizaba bimutwaye. Uyu muntu ni wa wundi utajya wishyira mu mwanya w'abababaye, mbese muri we nta mpuhwe agira. Uyu muntu rwose ntabwo ari uwo kwizerwa, ntabwo ari uwo kwizerwa, kuko nawe uramutse utagira umutima wo kubabara ngo ubabarane n'abababaye, ugahora ushaka ahubwo kwishimana n'abishimye, ntubabazwe n'ibyago bya bagenzi bawe, uba ufite umutima udasanzwe, ntabwo uri uwo kwizerwa. Umuntu wa kane udakwiriye kwizera, uyu muntu wa kane we aratangaje. Ni umuntu kwibuka yari gupfa ubusa. Abantu rwose babaho, umuntu akakwibuka ari uko arangije gukora gahunda ze zamurebaga, mbese akaza aje kukuruhukiraho, kandi ntiyite ko yenda wowe uhuze cyangwa se nawe udafite umwanya, ndetse nta n'ikidasanzwe aje kukubwira, ahubwo atunganyije ibyo yagombaga gutunganya, aje kukuruhukiraho. Uwo muntu rwose mukureho icyizere cyawe rwose. Umuntu wa gatanu ari nawe wa nyuma udakwiriye guha icyizere, ni umuntu uhora ukuguza ariko ntabashe kurinda ijambo rye. Uyu muntu uzasanga araza akakuguza yenda amafaranga runaka cyangwa se akagutira ikintu runaka, hanyuma kimwe muri byo akaba yakigumana yibwira ko wowe wabyibagiwe, akarenga ahubwo akongera akagukeneraho indi serivisi isa n'iyo ngiyo yakwibagije. Uyu muntu nawe ntabwo ari uwo kwizerwa mu kureba ubuzima bwawe. Si ngombwa ko mubana, muhure musuhuze, ugire gute, ariko ntago ari uwo gushyiraho icyizere. Ndongera kubashishikariza gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ni Bugwe TV. Ni mwebwe dufite bo kutuzamura, bo gutuma dukomeza kubona ibindi bitekerezo byisumbuyeho kugira tujye tubibasangiza. Kora subscribe rero, ugakora like, ugakora share ndetse na comment, ni inkunga ikomeye kuri twebwe kandi tubasabira umugisha.